hari rimwe nigeze ngira ikibazo, nari umukene cyane, mfite abana 5 kandi mbona hari uburenganzira nanjye mfite muri iki gihugu cy'u Rwanda nk'umugore ndetse n'abana banjye. Umuntu yaramfashije aranyitangira, noneho ndamubaza ngo usengerahe. Ni ukuri pe, ubona ni umuntu utajya mu bintu byo mu rusengero, ariko ndeba ukuntu yanyitayeho, ndeba ukuntu yamfashije, ndeba ukuntu akomeje no kumpamagara kuri telefone akurikirana ati cya kibazo bigeze he. Mbona ukuntu yanyakiriye bwa mbere ninjiye muri iyo biro ye, ndavuga nti uyu ubanza ari umurokore, ariko nkurikiranye sanga si umurokore. Uko rero napfukamaga uwo muntu namwaturagaho umugisha. Umuntu ukora neza aho ava akagera, gukora neza kwe gushobora kumutabara kukanamurengera. Bariya bashoferi impamvu mbatangaho urugero, ni abashoferi n'abakonvoyeri bitwaye nabi. Mana yo mu ijuru, winjiraga muri ya taxi yabo ntoya, wageramo bagiraga umuziki, polisi itarawuhagurukira, ugakubita nk'umuntu urwaye umutima cyangwa udakunda ibisakuza. Konvoye wambabari ukangabanyirije, umva mami, ubwo nimba udashaka umuziki utega iyindi, yanyweye n'urumogi, ngaho niyongera bivuge. Harabivugira hese? Tukajya mu modoka tubyigana ngo ndatwara abatarenga kwa mutwe, ndatwara abatarenga kuri tapi, ndatwara abatarenga hehe. Bakajya sha rimwe na rimwe banyura bagenda bakatugeza mu nzira tutageze mu rugo, ariko umurengwe warashize. Umurengwe warashize, hari imodoka iva Nyabugogo ikagera kurya nyuma, buri wese akaviramo aho ashaka. Mujye mugabanya imirengwe. Nubona ubonye akazi rero, ujye ukora ikintu cyatuma umuntu uhaye serivisi agira gute, yishima, agenda gusabira umugisha. No mu rusengero yemwe bakozi b'Imana, umuntu yiguhamagara ngo kuko nta mafaranga afite habizire. Umuntu agutabaze, urinde, utuye he, ukorera he? Uzi ko umuntu akubaza ngo ukorera he ukajya ngo arakazi yenda kuguha, yamara kukuneka kumva nta kikuvaho, agahita avuga ati nguyu ntana ya moto. Mukuri kose akagira gute, akanga kukwitaba. Abakozi b'Imana twige gutanga serivisi nziza natwe. Nimba uri umuhanuzi, nibyo amamodoka araparika, ariko ujye umbabarira n'abanyegare baparika iwawe. Ndabashohoje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndabashohoje mwebwe mwese abankurikirana M.Charlene official, aho munkurikiranira hose mu Rwanda ndetse no mu mahanga, mu bihugu bitandukanye. Ku bantu mwese mukora imirimo itandukanye muyikorera ahantu hatandukanye, by'umwihariko abashinzwe umutekano, abaganga n'abarimu. Turasuhuza rero abantu mwebwe mwese mukurikirana ijambo ry'Imana n'ubutumwa kuri M.Charlene official. Imana y'amahoro ibishimire kandi baho umugisha. Dushimiye Imana itwongeje uyu munsi kugira ngo tuwutunganyemo ibidatunganye. Rero Imana nibaho umugisha. Uyu munsi niyumvisemo kumva nabaha impuguro muri serivisi zitandukanye. Nongera kubashishikariza ko abakozi b'Imana ataraba mu rusengero gusa, ahubwo nabo mu mirimo itandukanye iyo bakoze neza babakoreye Imana. Nubona Imana iguhaye ukwezi, ukabona Imana iguhaye umwaka winjiyemo, ukabona Imana iguhaye umunsi, ukabona Imana iguhaye amasaha, ukabona Imana iguhaye amasegonda, yarambwiye ngo nta kindi ibiduhera. Ntabwo ibiduha kugira ngo turye gusa, nta nubwo ibiduha kugira ngo imishinga yacu tuyisubukure, ntabwo ibiduha kugira ngo abadafite abana babyare, ntabwo ibikora ngo kugira ngo dusanure amazu yacu cyangwa twubake ibibanza. Imana ibikora kugira ngo dutunganye ibidatunganyije. Imana iturindira kugira ngo umugambi wayo usohorere kuri twe. Niyo mpamvu nubona iguhaye ibyo nakubwiye, ujye uhita ukora icyo Imana ishaka muri icyo gihe iguhaye, kuko yarambwiye ngo iyo iguhaye igihe ntugikoreshe. Dore hari abantu Imana ijya yambura iminsi, ikabambura imyaka, bari kuzarama ariko bagakenyuka. Umuntu udafite icyo amariye Imana n'uwarangije kugira gute, n'uwarangije umumaro we. Iyo umuntu arangije umumaro we ku isi ntashobora kuyiraraho, ahita ayivaho, Imana iramujyana, kuko icyo uba waraje kuyimaraho ku isi
kiba gihari, kiba cyarangiye. Undi muntu Imana ivana ku isi ni umuntu Imana yabitse kugira ngo amare umumaro we ariko ntawumare. Nituvuga umumaro ntuvuge ngo umumaro ni ukudiyakona gusa. Nituvuga umumaro ntugire ngo umumaro ni ukuba umuvuga butumwa. Buri wese afite umumaro. Hari abantu batavuga ubutumwa ariko batanga serivisi nziza mu byiciro bitandukanye, kuko Imana igirira neza abantu mu buryo butandukanye. Imana yikubwiye ngo ngukijije indwara, hari igihe yigukiza ikoresheje muganga. Burya rero muganga naho yaba ataba mu rusengero hari ikintu amariye Imana, kuko avura abantu b'Imana. Imana yikubwiye ngo uziga uminuze, uwo mugambi wo kwiga hari abantu unyuzamo. Ureba abaderegiteri bakwigishije bose, abarimu bakwigishije, abakuyoboye, bara n'abakozi b'Imana mu cyiciro Imana yabashyizeho, kuko ikubwiye diplome ntabwo wayikura mu rusengero, ujya mu ishuri ukiga. Iyo ikubwiye ngo ndakurinze, haleluya, ikoresha umutekano, inzego za polisi n'iza gisirikare. Burari mutazibwira ngo abakozi b'Imana ni ababa mu rusengero. Ahubwo dore ikintu cyambabaje muri iyi minsi, sigaye mbona abantu bo mu rusengero batakimara umumaro wabo uko bikwiriye, ahubwo najya hanze nkabona abantu niho bari kumara umumaro wabo uko bikwiriye. Rero nimba utanga serivisi runaka zitandukanye, ikintu Imana ikuzaniye n'iki ni ukuyitanga neza. Wirebera umuntu ko ari umukecuru yaje muri biro yawe afite inkoni ari kwicumba, wirebe uwo mukecuru ngo urebe ko yaje agenza amaguru. Wirebera umuntu mu burebure no mu bugari kuko ataparitse ngo umuheze inyuma y'urugi rwawe. Nge mujya mubinkora mukagira ngo simbareba, mujya mubinkora, ariko buretse hari igihe nanjye nyine hari igihe nzajya mbatangira raporo kwaje. Mugira agasuzuguro. Nimba uri muganga akira umurwayi neza, gusa abaganga bo kubeshya ni kubi. Nimba hari abantu ngomba kubaha n'abaganga. Ahantu ngerageza gukandagira haba CHIK, haba kuri Centre de Santé Inyegere ya Kabusunzu, haba ku Muhima, nagiye mbona muri gutanga serivisi nziza zitandukanye no mu myaka yatambutse. Mwakira umurwayi, wimureba ko yaje ari wenyine adafite kirengera, mubwire neza, umusuzuma, umuganiriza. Hari abaganga bakuganiriza ukumva n'indwara yawe igeze ite irakize. Nimba ari mu kigo cy'amashuri uri deregiteri uri kibamba, wisuzugurira abantu muri biro wicayemo, ubaho uwo muntu. Ejo bundi abana be bazigisha abuzukuru bawe cyangwa bigishe abana bawe. Muntu wese muri serivisi arimo yakira abantu neza. Hari ahantu ujya muri serivisi runaka ukahabona abakobwa birya bakiryagagura, ariko abo ngabo sigambwiye Imana ndakwinginze uyu singomba kuzamusanga hano. Shaka abakobwa bafite ikinyabupfura, bize bicaye, bashobora kwakira abantu neza, ubazane muri iyi myanya. Abangaba bagende ubwibone bwabo n'agasuzuguro kabo babe bicaye muri ya matelefone barebamo, akareba muri telefone, baburetse akajya muri telefone ukabona arimo arakina. Akosha uburazi zira diploma undi muzikura hehe? Uri kumva umuntu wese namara umumaro we. Mwabonye ukuntu polisi iri mu muhanda ibicunze umutekano, umusirikare abari ku mutekano, za daso muntu ukuntu birirwa bakata. Buri wese nagire neza. Ese umukozi w'Imana ni uwuhe? Reka nkubwire, iyo wubahirije inshingano zawe neza, umuntu ukamuha serivisi nziza agataha yishimye. Umuntu wese ukora icyiza abakoreye Imana, ukora ikibi aho ava akagera abakoreye Satani. Mu byiciro byose rero bitandukanye, ntuzi ingingo izakurengeraho izaturuka. Twige gukora neza, hanyuma kugira ngo umumaro wacu n'imyaka Imana iduhaye tuyikoremo ibyiza. Herega hari ibyiza ukora Imana ukayikora ahantu n'imyaka ikayongera. Waba uri wicaye ikagutumaho utanasenga, ikavuga ngo nkongereye imyaka yo kubaho. Hari abantu b'ingirakamaro rero. Nifuje rero ko tuganira ibi bintu, umumaro w'umuntu. Reka mbabwire, hari rimwe nigeze ngira ikibazo, nari umukene cyane, mfite abana 5, kandi mbona hari uburenganzira nanjye mfite muri iki gihugu cy'u Rwanda nk'umugore ndetse n'abana banjye. Umuntu yaramfashije aranyitangira, noneho ndamubaza ngo usengerahe. Nukuri pe ubona ni umuntu utajya mu bintu byo mu rusengero.
ariko ndeba ukuntu yanyitayeho, ndeba ukuntu yamfashije, ndeba ukuntu akomeje no kumpamagara kuri telefone akurikirana ati cya kibazo bigeze he. Mbona ukuntu yanyakiriye bwa mbere ninjiye muri iyo biro ye, ndavuga nti uyu ubanza ari umurokore, ariko nkurikiranye sanga si umurokore. Uko rero napfukamaga uwo muntu namwaturagaho umugisha. Umuntu ukora neza aho ava akagera, gukora neza kwe gushobora kumutabara kukanamurengera. Ni naho hari igihe najyaga nicara nkavuga mu mutima, ese kuki Imana ijya intuma mu bantu babapagani nk'abariya. Uzi ko umuntu ashobora kuba yifitiye icupa rye mu kabari, ariko yagera mu kintu cyitwa urubanza, wenda ari nk'umwavoka ashinzwe kuburanira abantu, yagera mu kintu cyitwa urubanza akaruca uko rwakabaye, nta ruswa, nta muntu arenganyije. Uzi ukuntu uwo muntu Imana imukunda. Uwo nguwo nta hantu ahuriye n'abantu b'abakristo bajya mu nsengero ariko bakoresha ibimenyane cyangwa bagakoresha za ruswa. Ni nayo mpamvu uzumva ngo abari abambere hari igihe bazaba abanyuma. Nta yindi mpamvu. Kuzaba wabonye umuntu ngo ntajya mu rusengero ariko mukaza akora no ahantu hose anyura hari imirimo akora, agerageza kurenganura abantu, agerageza kudahashyiramwo amanyanga. Ibyo bintu Imana yamureba ikabona ko uwo muntu akwiye umugisha, ndetse akwiye no kugira gute no kugirirwa neza. Niyo mpamvu rero nshaka kubabwira ngo mu butumwa nigeze mbaha bwo muri 2020, Imana imbwira ngo umbwirire abantu ko nta muntu njya nongerera imyaka yo kubaho kugira ngo yuzuze imishinga ye gusa. Ikintu gituma Imana ikurinda impanuka, wowe uvuga ngo ndashimira Imana yandinze impanuka. Ntago yaturinze impanuka kugira ngo turye tunywe, ntago yaturinze impanuka kugira ngo turongorwe, ntago yaturinze impanuka kugira ngo dusubukure imishinga yacu, byari ukugira ngo dutunganye ibidatunganyije. Nubona rero ijoro rikeye ukabona ugeze mu gitondo, ugeze mu kazi, ikintu cya mbere uzakora uzagakore neza. Abo wakiriye ntihakagira umuntu n'umwe ugenda akureba nabi. Iyo abantu bagenda bakureba nabi, ewe hariya uzi ko hari na serivisi ujyamo ukavuga uti sininjira muri uriya muryango, umuntu ukoramo hariya avuga nabi, ngewe ndibwiyinjirira ahangaha. Nubona umugore akuvumye yaje ashaka kutakubikubwira kugira ngo udakanyaga ikirego cye, cyangwa ukamuhimbira cyangwa ukamuteza abo bakorana, ariko akagenda yavuga uriya mukobwa arakata, hari ikigabo kivuga nabi. Hari n'abagabo batavuga nabi bakanatereta da kugira ngo serivisi ayiguhe. Ejo se tuzaganire nsigira ka numero kawe sister, utamufasha muri serivisi, utamufasha uko agushatse nuko aguprofise, ya dosiye akayiryamisha. Ibyo turabizi twagiye dukubitana nabyo, akayiryamisha. Uko ugenda urunda umubabaro mu bantu utazi, nta kirego bagutangiye, nta na video baba bafite ngo bakurege, nta na kamera yabafashe. Ariko uko imivumo y'abantu n'amarira y'abantu bigenda byiyongera, abo ufata neza, abo ubwiye ngo genda uzagaruke ejo, kandi ufite ubushobozi bwo kumurangiriza ikibazo, rimwe na rimwe yaje kukureba agendesheje amaguru, rimwe na rimwe afite ikibazo kimukomereye, ariko ukanezezwa n'ejo uzagaruke. N'ejo uzagaruka. Rimwe nigeze njya kwaka icyangombwa ahantu, ndavuga intamoko aragwira kabisa, nk'uyu koko ni bwoko ki, ndamwaka icyangombwa. Uwo muntu arambaza tuheruka hano ryari, umwaka ndawumubwira, haterura ibipapuro ngo ndirebemo. Ni gute ngewe umpa ngo ninirebe kandi baguhemba? Ku kwezi baraguhemba, ngiye gufata ibyo bipapuro byawe ngo ndajya kwirebamo? Umva sha, nyine naravuze nitu, nahise mbiterura mbirambika ku ruhande, cyokora njya muri telefone. Ku mutima nikora akazi kawe, ku kwezi sinzahembanwa nawe wishaka kunkoresha akazi kawe. Muri make hari ahantu ubona umuntu ukavuga ngo nk'uyu bashingiye kuki bamuha akazi. Mwige gufata abantu neza kandi mwige. Noneho hari n'ahantu ugera bakaguha nk'ibintu byanditse mu rurimi utumva. Hano twebwe turi abanyarwanda, uko biri kose ikinyarwanda nicyo kiri imbere kuko turi abanyarwanda, na serivisi zose ahanini ni mu kinyarwanda kuko turi abanyarwanda. Urama ibintu byo mu ntuza, urama ibintu byanditse mu cyongereza, urama ibintu byanditse mu gifaransa ngo ninjye kubyuzuza.
kuko twagiye tuvugisha ukuri. Ubu abanyarwanda bose bazi igifaransa, abanyarwanda bose bazi icyongereza. Noneho anamubwira uti hano mbigenze gute, ukabona agushubije ababaye. Kandi arabizi nimba ari banki arimo, nimba hari ikigo runaka arimo, arakira abazungu, yakira n'abanyarwanda batazi na bonjour. Muri make hari ahandi ugera, hari umuntu ugwa serivisi kandi yagombaga kuyiguha, ukamusabira umugisha, ukumva ahita ufata ukora no mu ikofu ukahita umugurira fanta. Nk'ubu ngiye hari abantu njya ngurira fanta. Karibu, hari banki imwe merutse kujyamo, Mana yo mu ijuru, hari abasekirite batanga keya ku buryo uba wumva nta handi wazajya ujya. Ni karibu iwacu, bakaguha karibu. Ariko naravuze ni karibu batanga yaba no kuri gishe n'abari ko bari bameze. Abantu bakeneye kubwirwa neza. Uri kumva se bosi azajya kwishyura kubwiye nabi, abo mukorana n'abakiriya bakubwire nabi, nujya no kuri banki naho bakubwire nabi ugiye kubitsa yawe cyangwa kubikuza yawe. Nimubwire abantu neza, mubaganirize neza. Noneho wa muntu uzakora ikintu, Imana iguha umugisha n'ukuri wakoze. Ubwo uzi iryo jambo akubwiye, nuribwirwa n'abantu 5, ukaribwirwa n'abantu 10, ukaribwirwa n'abantu ba 20, Imana iguha umugisha. Imana igire gute akakubwira ayo magambo, n'ukuri ndakubwiza ukuri kuwo mugisha w'Imana uzawubona umunsi bazaba bagabanyije abakozi, uzamubona umunsi inama izaba yateranye bari gushaka umuntu wo kwizerwa ukora akazi neza bajyana ahantu. Mbibutse ko ba boss banyu burya barabazi. Hari n'igihe udupapuro bataduta muri twa dusanduku tw'ibitekerezo, umuntu agahamagara boss ku ruhande agatanga n'izina ryawe. Usibye ko nge kuko ndi pastor ngenda mbababarira, ariko hari igihe muzambabaza mugakabya nanjye nkabatangira raporo, kuko ngewe njya ahantu henshi hatandukanye. Hari naho nigeze njya numva barongoreranye ngo ariko kuzikuri yari wa mu mama umwe witwa M.Charlene umuvuga butumwa. Ubwo hari udukoryo bari bankoreye, ni kuko nge ndi pastor ndihangana. Ariko hari igihe nyine nanjye kuko burya nge wajya ngo bamaye n'akazi ko kureba abakora neza n'abakora nabi. Hariho abahungu bamwe bashyira amafaranga ku makarita, ahantu hamwe. Namuhaye 2,000 ngo ntaye shanje fite, ariko impamvu yabimbwiye nuko bari babiri. Ni nkaho yarambwiye ati kata aha hantu hose ugenda uvunjije, kandi abimbwira ariko bara amafaranga nimba akazi kenda gakurangira, afite ibiceri, afite za 500 n'iz'igihumbi. Ntayo shanje fite ya 2, kandi afite amafaranga yende kugera nko mu bihumbi nka 30 amuri imbere. Mbona babaze, ndamubwiye se ni gutumbwira ko ntayo shanje kandi ufite amafaranga hano, ngo ntayo shanje bana. Nanjye rero buryo mbona ari ngombwa nakubwira ijambo rizakugirira umumaro bitandi kubwira. Ikintu namubwiye nti ntubona wa musore we, ntubona ukuntu mbwiye naka gasuzuguro kuko muri babiri. Intaka gasuzuguro ntukarusha abakonvuwayeri b'inyamirambo, aka gasuzuguro ntukarusha abashoferi batwaraga za modoka ntoya, nabo bari bafite umurengwe umeze gutya. Ese wibwira aha hantu wicaye ko we nta cyagushyigura? Ariko ndabizi ko igihe cyageze ya mafaranga bakiraga buri kanya badusuzugura, bagiye muri guma mu rugo bajya kwicarayo. Batangiye byarongeye se, ubu nizere ko bakira abantu neza. Kubera iki? Ubu umubare w'abantu binjira muri kwasiteri nimbarwa. Iyo bavuze ngo turataha saa 12 tube twageze mu rugo, benshi nibatega bagenza amaguru. Ese wa murengwe wayo babaraga ku cyuma ngo batonze umurongo ni benshi bakagusuzugura, nizere ko wagabanutse. Hari ibintu byinshi bigenda binyigisha bituma umuntu wese agiye yakira abantu neza mu kazi. Uri kumva? Bariya bashoferi impamvu mbatangaho urugero, na abashoferi n'abakonvuwayeri bitwaye nabi. Mana yo mu ijuru, winjiraga muri ya taxi yabo ntoya, wageramo bagiraga umuziki, polisi itarawuhagurukira, ugakubita nk'umuntu urwaye umutima cyangwa udakunda ibisakuza. Konvuwaye wambabari ukangabanyirije, umva mami, ubwo nimba udashaka umuziki utega iyindi, yanyweye n'urumogi ngaho niyongera bivuge. Harabivugira hese? Tukajya mu modoka tubyigana ngo ndatwara abatarenga kwa mutwe, ndatwara abatarenga kuri tapi, ndatwara abatarenga hehe. Bakajya sha rimwe na rimwe
banyura bagenda bakatugeza mu nzira tutageze mu rugo, ariko umurengwe warashize. Umurengwe warashize, hari imodoka iva Nyabugogo ikagera kurya nyuma, buri wese akaviramo aho ashaka. Mujye mugabanya imirengwe. Nubona ubonye akazi rero, ujye ukora ikintu cyatuma umuntu uhaye serivisi agira gute, yishima, agenda gusabira umugisha. Ndimo ndasoza, navuga no mu rusengero. No mu rusengero yemwe bakozi b'Imana, umuntu yiguhamagara ngo kuko nta mafaranga afite habizire. Umuntu agutabaze, urinde, utuye he, ukorera he? Uzi ko umuntu akubaza ngo ukorera he ukajya ngo arakazi yenda kuguha, yamara kukuneka kumva nta kikuvaho, agahita avuga ati nguyu ntana ya moto. Mukuri kose akagira gute, akanga kukwitaba. Abakozi b'Imana, twige gutanga serivisi nziza natwe. Nimba uri umuhanuzi, nibyo amamodoka araparika, ariko ujye umbabarira n'abanyegare baparika iwawe. Abakire ni baparike, ariko umbabarire n'abakene bagire gute, baparike. Nk'ubu hari abantu ntazibagirwa b'abahanuzi mu buzima bwanjye, bazaga iwanjye byankomeranye. Nta mukara undi buguhe, nanjye uraza nabwiriwe, nta igare undi bugutegere, nta na ya moto. Uwo muhanuzi akaza rimwe, akaza kabiri, nta kintu aje kurya iwanjye. Niyo mpamvu nanjye mbahoza ku mutima wanjye, nta nubwo nshobora kubibagirwa, kuko ari abantu twabanye mu gihe kigeze gute, mu gihe kinkomereye. Twige gutanga serivisi nziza. Nimba uri umupasiteri muri biro yawe, wikumva ngo umukire yarwaye ngo mwiruke mujyeyo, ariko nimwumva ngo mukene yarwaye mu bigenze gake, ahubwo wa muntu uciriritse uba ari we witaho ahantu hose. Ndimo gusoza rero, nagira ngo nkubwire ngo nuvura abarwayi neza, ubabwira neza, nta hantu uzaba ukoze umurimo ukomeye, uzaba umeze nkanjye niriwe kuri kamera ndi kuvuga ubutumwa. Navuye imitima, uvura umubiri, Imana izaguha umugisha utiriwe winjira no mu rusengero. Nimba uri polisi uri mu muhanda, abantu uri gukontorora nibakugirireho umugisha. Uwo uri we wese, umuntu uhaye serivisi mutandukane yishimye. Nimba uri umupolisi mu muhanda, ntugire uwuhohotera, ntugire uwurenganya, ntugire umuntu ufatira mu ikosa wenda atanarizi ngo umuca amande. Uzi ukuntu n'abapolisi namwe babazi, umuntu aratambuka, uriya mupolisi agira amahane, ukumva undi, dore sha wa mupolisi uriyagira umutima mwiza. Namwe muba abantu, kandi oya, kugira umutima mwiza ntabwo ari ukubabarira abantu bakoze amakosa, oya, no. Kugira umutima mwiza nuko utagomba guhora umuntu ubusa, kuko ndi kumuhana kuko yaviyoye icyapa, nta cyaha kirimo. Nawe ugira umutima mwiza. Hari abantu nigeze ndeba, bari abantu bashinzwe abamotari, abasekirite b'abamotari, nigeze mbona barenganya umuntu, ndavuga ni nuko nta bushobozi mfite, nari guhita nkwambika ipingu ibi bintu ukoze nkakujyana muri polisi, kubera ko mufiteho ubushobozi. Ntago uyivana hano, nta kosa mufatiyemo. Nagiye mbafata nababonye nka gatatu. Umuntu wese nabo umuntu mwiza, kuko impamvu mbabwiye ngo muba abantu beza, hari n'igihe bazakuniga unizwe na babandi uzengereza, usange baguhambye muri ruhurura. Uyu muginga azajya ahora atuzengereza. Erega babantu ushinzwe ntago bazi. Hari abantu gupfa bitafite icyo bitwaye, hari abantu basimbutse impfu kenshi, hari abantu babonye ibintu bikomeye ku buryo yanagutera inguma akakuniga, urumva, cyangwa yanakwibika akate wa muginga yirwa untesha umutwe kuki. Tujye twibombarika. Umukozi wawe ntuzi aho arara, ntuzi ibyamubayeho. Ushobora kumukorombereza ukamukorombereza akavuga ati baburetse sha, unkorombereje irya mbere n'irya nyuma, twese ntiturabarokore. Ugasanga rwose agiye gutyaza icyuma akakurangiza. Twige kuba abantu beza, buri wese mu mwanya we aba umuntu mwiza. Nimba aho ukorera nta kamera zihari ngo barakureba, umenya ko hari kamera. Burya Imana ikontorora ibigo byinshi kandi byose, umenya ko hari kamera y'Imana.
naho abakoresha bawe batakumenye, Imana yarakumenye, ntabwo izakomeza kwemera ko ukomeza kubangamira abantu. Kandi ako kazi wahawe umenye ko ari abakurusha impamyabumenyi banagakora neza. Kazi ugasanga abantu baricaye bamwe babarokore ngo nabashomeri, ubushomeri mbumazemo bankuye mu ujye wibaza impamvu bakwirukanye. Wibaza impamvu erega iyo bajya kugabanya abakozi hari abo baheraho. Hari abo baheraho nyine. Hanyuma nagira ngo dusoze mbabwira ngo twifuze kuba abantu beza. Tuba abantu beza, icyo Imana yaturindiye tukibemo. Yego, icyo Imana iturindiye tukibemo. Tumaze kumenya ko serivisi zose Imana izikoreramo kandi iza no gutanga amanota. Tugiye gusenga. Imana ibahe umugisha, namwe abakora neza mukomeze mushimwe, abakora nabi mwikosore, abatikosora bazabirukane burundu bagaha abandi. Mureke dusenge. Mu rusengero no mu gihugu serivisi zirushaho kuba nziza. Mana nziza, Mana nzima, Mana y'ubutware n'ubushobozi, Mana y'imbaraga. Uri Imana itari y'intambira kibi. Uri Imana izirikana kandi ukanamenya. Kugira neza kwawe ntago kugarukira mu rusengero gusa. Uri Imana imenya ibikorerwa aho abantu batabona. Uri Imana imenya ibikorerwa aho abantu batazi. Uri Imana itanga umugisha ku bakoze neza. Kandi uri n'Imana itanga umuvumo ku bakoze nabi. Uri Imana imenya ibiba abantu bakoze ndetse bakabyihisha, ariko uri Imana ibimenya. Ndasenze muri aka kanya mu izina rya Yesu, kugira ngo ushoboze abantu gukora neza, kuko ari byo bizabateza kurama. Gukora neza nibyo bizatuma imyaka yabo yiyongera. Abantu bose bakora neza nabi Imana, bakora nabi n'aba Satani. Abantu bawo batoze gukora neza kandi bajye bagutinyiraho bari. Ndagushimye ko ubanye natwe muri izi mpuguro dutanze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana rene bahe umugisha cyane. Mukomeze mugubwe neza mu kazi murimo murakora. Abantu mufite akazi rero, Imana nibahe umugisha. Uyu munsi niyumvisemo kumva nabaha impuguro muri serivisi zitandukanye. Nongera kubashishikariza ko abakozi b'Imana atari abo mu rusengero gusa, ahubwo nabo mu mirimo itandukanye iyo bakoze neza babakoreye Imana.